Welcome to the Professional Rwanda Tax Series. This alignment actually looks correct. Nshuti za Digital Encyclopedic Tech Limited, nanone twagarutse mu byigisho byiza, aho uyu munsi tugiye kwiga ibintu byerekeranye na mutation z'ibinyabiziga, ihererekanya ry'ibinyabiziga, icyo dukunze kwita mutation. Okay, mutation ikorwa gute? Ni ibiki bisabwa kugira ngo mutation ikorwe? Murabizi yuko akamaro ka mutation, iyo ugurishije ikinyabiziga, kubera ko ikinyabiziga kiba kikwanditseho, iyo utakoze mutation, amadeni akomeza kuza iwawe, akajya kuri TIN number yawe, anytime uba uzayishyura. Kugira ngo rero ibyo bintu bikuveho, nuko ikinyabiziga wagurishije uba ukwiriye kukiyandukuzaho, ugakora mutation, kikandikwa ku wakiguze. Hari umuntu uherutse kugurisha akamoto kakandi gatoya bitaga velo moteri, akagurisha amafaranga make, karashaje rwose, akagurisha 150,000. Umuntu wakaguze aragenda ajya ugakoresha hirya yo mu cyaro. Igihe kiragera, wa muntu ajya kugura imodoka, agiye kuyandikisha, baramubwira bati ufite ideni rya Rwanda Revenue $850 rya velo moteri plaque n'iyi. Ati yuko nayigurishije aterekata gafite amadeni. Byarangiye abanje kwishyura bya $850 kugira ngo agire ikindi kinyabiziga yandikishaho. Urumva ni igihombo gikomeye, ariko ni uburangare. Ntabwo uba ukwiriye kugurisha ikinyabiziga kikwanditseho ngo uterere hagati mu ryinyo yicarire, utazi ibyaha kiriya kinyabiziga kiri gukora ko bikwitirirwa. Rero ni iby'ingenzi gukora mutation. Ubu byaranoroshye, hari ibintu byinshi bikorerwa online, bikarangirira online, mutation ikaba irakozwe rwose. Reka rero turebe bimwe muri ibyo bintu bikenerwa kugira ngo ukore mutation. Ibisanzwe muri kumwe na Teacher Horike. Ntibibagirwe gukora subscribe niba utarayikora, muzo dufite urebe niba yawe irimo, ariko niba utarakora kukazogera ugakoreho, kandi muri comment ujye utubwira icyo ukeneye kindi ko twakwigisha, uduhe ibitekerezo, aho utumvishe naho uhabaze. Reka rero twinjire muri system, turebe ngo ni ibiki umuntu ugiye gukora mutation asabwa. Ihererekanya ry'ikinyabiziga aricyo twakomeje kwita mutation, ni igikorwa iyo nyiri ikinyabiziga ahindutse bitewe n'impamvu zikurikira: ubugure busanzwe, impano, icyamunara cya leta, icyamunara cy'abikorera kitari icya leta, ibyemezo by'inkiko cyangwa izungura. Ni ibintu birenze 4 bishobora gutuma habaho mutation. Icya mbere nuko ikinyabiziga cyawe wakigurishije, icya kabiri ushobora kuba wagitanzeho nk'impano, icya gatatu ushobora kuba warariye amadeni agatezwa cyamunara. Hari n'igihe leta nayo iteza cyamunara ibyayo ishaka kugura ibindi, cyangwa se izungura. Ni ukuvuga ngo umubyeyi arapfuye, umudamu usigaye cyangwa se umugabo usigaye, niba ikinyabiziga cye cyanditse ku mugabo, umudamu akaba yifuza ko cyamwandikwaho, habaho icyo bita izungura. Cyangwa se ababyeyi bose barapfuye, umwana cyangwa se undi muntu wanditswe mu izungura abasha kuba yazungura
icyo kinyabiziga. Bikorwa bite rero? RRA yashyizeho uburyo bwo gusaba ihererekanya ry'ikinyabiziga hakoreshejwe ikoranabuhanga. Nyiri ikinyabiziga niwe usaba iyi serivisi, aho usaba ko kimwandukurwaho kikandikwa kuri nyiracyo mushya wakibonye ku mpamvu imwe mu zavuzwe haruguru. Ikiguzi cya serivisi y'ihererekanya ry'ikinyabiziga. Igiciro cya serivisi y'ihererekanya ry'ikinyabiziga cyangwa se mitasiyo ni $60,000 by'amanyarwanda ku modoka n'ibihumbi $30,000 by'amanyarwanda kuri moto. Moto iyo ugiye gukora mitasiyo ni $30,000 ubanza kwishyura by'ikiguzi cya mitasiyo, naho ku modoka ni $60,000. Mu gihe habayeho ihererekanya rero ry'ibinyabiziga bifite plaque zanditse by'agateganyo, muzazibona IT, CD, CMD cyangwa UN. Ku muntu ushaka gutunga izo modoka ariko agahindurirwa plaque ikaba isanzwe, ahindurwa ikandikwa bya burundu. Uwaguze ibyo binyabiziga asabwa kubanza kwishyura amahoro yose ya gasutamo y'icyo kinyabiziga, keretse gusa iyo amafaranga y'iyandikwa ry'ikinyabiziga registration fees yari yarishyuwe mbere n'uwari utunze icyo kinyabiziga. Ngira ngo murabyumva hano icyo bigenda bisaba. Cya mbere tubonye ni igiciro cya mitasiyo ko ugomba kubanza kwishyura. Iyo nanone icyo kinyabiziga cyari cyanditswe by'agateganyo gifite iyi plaque, ukaba ushaka gushyiraho plaque isanzwe, ubanza kwishyura amafaranga y'iyandikwa. Hari igihe ikinyabiziga kiba kitarandikwa bya burundu. Ikindi ni ibyangombwa bikenerwa mu gusaba serivisi mu guhererekanya ibinyabiziga. Turebe ibyangombwa bisabwa. Icyangombwa cya mbere muri rusange, ibyo byangombwa ni ibi bikurikira: inyandiko y'ubugure irimo itariki n'aho ubugure bw'ibinyabiziga bwabereye, agaciro k'ibyaguzwe, amazina na nimero ya telefone n'imikono by'uwaguze n'uwagurishije. Kugira ngo icya mbere gisabwa mwacyumvishe ni amasezerano y'ubugure. Icya kabiri ni urupapuro rwishyuriweho amafaranga ya serivisi y'ihererekanya, ariyo twabonye $60,000 ku modoka $30,000 kuri moto. Ikindi ni ikarita iranga ikinyabiziga, iyo tuzi ku izina rya carte jaune. Uwaguze agomba kuba afite TIN number. Akangaka tugatindeho ko uwaguze agomba kuba afite iki? Agomba kuba afite TIN number ya yindi twamaze kubona uburyo ifunguka mu cyigisho twigishije ejo, ngira ngo mwarabibonye. Agomba kuba afite fotokopi z'indangamuntu, pasiporo by'uwaguze n'uwagurishije iyo ari umuntu ku giti cye. Iyo ari ikigo hasabwa icyangombwa cy'iyandikwa gitangwa na RDB certificate. Iyo ari umuryango udaharanira inyungu, agomba kuba afite icyangombwa cya RGB, cyangwa se yaba ari koperative igomba kuba ifite icyangombwa cya RCA. Ubwishingizi bw'ikinyabiziga bw'umwaka umwe ugomba kuba bufite. Iyo ikinyabiziga ari cyo gukora ubucuruzi nka tagisi, hasabwa amakuru ku bwishingizi nibura bw'imyaka 5 iheruka. Icyakora ibisabwa bigenda bihinduka bitewe n'impamvu zihererekanya y'ikinyabiziga nk'uko bigaragara. Ibisabwa mu gusaba serivisi y'ihererekanya ku wabonye ikinyabiziga nk'impano. Hariya twarebaga ku muntu wagurishije n'uwaguze, ariko aho tugeze none tugiye kureba ngo umuntu aragukunze akwihereye impano y'imodoka, ese iyo mitasiyo ikorwa ite? Ibisabwa mu gusaba serivisi y'ihererekanwa ku modoka yabonwe muri ubu buryo bisa n'ibisabwa biri hejuru twabonye ku modoka yabonwe mu bugure busanzwe, usibye amasezerano y'impano asabwa hano mu cyimbo cy'amasezerano y'ubugure. Aya masezerano y'impano agomba kuba ariho umukono wa noteri.
ibisabwa rero mu gusaba serivisi y'ihererekanya ku waguze ikinyabiziga muri cyamunara cyatanzwe na leta. Ese ninde mukorana imitasiyo? Ni leta, ni Rwanda Revenue, ni polisi? Ninde mukorana mitasiyo mu gihe waguze ikinyabiziga muri cyamunara? Icyamunara cya leta ni igikorwa gusa n'ibigo bya leta. Iki ni igihe ikiguzi cy'ikinyabiziga cyatejwe cyamunara, ayo mafaranga ashyirwa mu isanduka ya leta. Ibisabwa rero mu gusaba serivisi y'ihererekanya ni ibi bikurikira. Icya mbere, niyo icyatejwe cyamunara ari imodoka, uwatsindiye icyo kinyabiziga agomba kwerekana inyandiko y'ubugure, inyandiko itangwa n'ikigo cyateje cyamunara izwi nka release note cyangwa se get pass, na fotokopi y'indangamuntu ye cyangwa icyemezo cya RDB iyo ari kampani. Iyo ari umunyamuryango utari uwa leta, hasabwa icyemezo cy'iyandikwa rya burundu gitangwa na RGB, naho koperative igasabwa icyangombwa cya RCA. Hasabwa kandi inyemezabwishyu yishyuriweho amafaranga ya serivisi y'ihererekanya n'inyandiko isinywa na RRA izwi nka to whom. Cyakora icyaguzwe muri cyamunara iyo ari moto, inyandiko ya RRA yitwa to whom ntabwo ho ikenerwa. Icyitonderwa rero, uwatsindiye icyamunara asabwa gukurikirana ko ikigo cyateje cyamunara cyakoze raporo y'icyamunara kandi ikohererezwa muri RRA. Iyi raporo niyo isaba ko hakorwa ihererekanya ry'ikinyabiziga mu gihe giteganyijwe. Iyo rero cyatejwe cyamunara ari moto, raporo y'icyamunara isinywaho n'ikigo cyateje cyamunara na RRA. Ibisabwa rero mu gusaba serivisi y'ihererekanwa ry'ikinyabiziga cyabonwe mu buryo bw'izungura. Twari tumaze kubona ku mpano, twabonye mu igurisha, twabonye na cyamunara ya leta. Noneho tugiye kureba ngo mu kuzungura ni ibiki bisaba. Iyo uwapfuye ari umwe mu bashyingiranwe, mu gusaba serivisi y'ihererekanya ry'ikinyabiziga, uzungura asabwa ibyangombwa bikurikira. Icya mbere, icyemezo cy'uko nyiri ikinyabiziga yitabye Imana, icyemezo cyo gushyingirwa kigaragaza uburyo bw'ivangamutungo rusange, icyemezo cy'ubupfakazi cy'usaba kuzungura nyine, fotokopi z'irangamuntu z'abashakanye, uzungura n'uwapfuye, ubwishingizi bw'umwaka umwe w'ikinyabiziga n'amakuru y'ubwishingizi bw'imyaka 5 iheruka mu gihe ikinyabiziga ari icy'ubucuruzi. Urugero, tagisi itandukanye na ravafo nyiri nyakwigendera yagendagamo. Niba yari ravafo idakora, ari imodoka itarakoraga tagisi, asabwa amakuru y'ubwishingizi bw'umwaka umwe. Ariko niba ari tagisi, werekana historike y'imyaka 5 y'ubwishingizi. Inyemezabwishyu rero y'amafaranga ya serivisi y'ihererekanya, aya mafaranga nayo agomba kwishyurwa yose mu gihe kitarenze amasaha 48 akurikira igihe usaba serivisi y'ihererekanya ry'ikinyabiziga yatangiriye. Mu gihe watangiriye gusaba, no kuvuga ngo niba ugiye muri systeme ugasaba gukora mitasiyo, ugomba kwishyura amafaranga ya mitasiyo bitarenze amasaha 48. Iyo bitagenze gutyo, ubusabe burahagarikwa, usaba agasubiramo bundi bushyashya. Uwapfuye rero agomba kuba nta birarane afite. Aka kantu mukumve neza, umuntu wapfuye agomba kuba nta birarane afite by'imisoro kuri konte ze zose z'imisoro, yaba imisoro yeguriwe inzego z'ibanze cyangwa imisoro y'ibinyabiziga, amahoro ya gasutamo n'indi misoro yose. Agomba kuba nta deni yari afite. Iyo usaba kuzungura rero ari umwana, umubyeyi cyangwa mwene wabo wa nyakwigendera nyiri ikinyabiziga, ibisabwa rero mu gusaba icyo gihe, iyo ari umwana cyangwa se mwene wabo wa nyakwigendera, ibisabwa mu gusaba ihererekanya ry'ikinyabiziga
bisa n'ibisabwa mu gihe uzungura ari uwashakanye na nyiri ikinyabiziga witabye Imana. Cyakora icyemezo cy'ubupfakazi n'icyemezo cyo gushyingiranwa hano bwo ntabwo bikenerwa, ahubwo uzungura umwana cyangwa umubyeyi mwene wabo wa nyiri ikinyabiziga witabye Imana asabwa gutanga icyemezo cy'izungura gitangwa n'inzego z'ibanze, umurenge cyangwa urukiko. Murabizi yuko iyo umubyeyi yitabye Imana hagomba kubaho inyandiko z'izungura. Zishobora gukorwa mbere y'uko umubyeyi yitaba Imana, agashyira ibintu ku murongo, agashyiraho umucyo w'uburyo ibintu by'umusa azaba atariho abana bazabigabana. Iyo bitabayeho gutyo rero habaho izungura nyuma y'uko bitabye Imana. Iryo zungura rikaba ririho umukono w'umurenge. Iryo zungura rero naryo rirakenerwa. Undi bikorwa, uraza ukajya muri e-tax, wamara kujya muri e-tax ukinjiramo ukoze login. Wamara gukora login ukahita uza hano hasi handitse vehicle, ukahakirika ukahita ujya ahantu handitse ngo, ukahita ujya hano handitse ownership transfer ukahakirika. Iyo ugeze hano rero kuri ownership transfer request cyangwa se usabe bushya bw'ihinduranya ry'ikinyabiziga, transfer from myself to another person, guhinduranya ikinyabiziga n'undi, cyangwa se ugakirika hano handitse transfer to myself, kwiyandikishaho ikinyabiziga. Ushobora kuba ugiye kwiyandikishaho ikinyabiziga cyangwa se ugiye gukora mutation n'undi muntu. Ushobora gukora transfer we ubwawe cyangwa gukora transfer k'undi muntu. Uraza rero ukahakirika, bakahita bagusaba gushyiramo plaque y'imodoka, ugashyiraho na sashe y'imodoka cyangwa se iya moto. Ibyo iyo ubirangije ukanda submit, ako kanya ukahita ubona code. Iyo code rero baguhaye tuyikoresha iki? Iyo code baduhaye niyo iza kuri telefone ya nyiri ikinyabiziga. Iyo niyo tureba yuko icyo kinyabiziga cyaba gifite amadeni. Ni ibintu byoroshye cyane. Uza hano kuri urubuga rwa Rwanda Revenue ukareba hano ngo waba uteganya kugura ikinyabiziga, koresha kode ya nyiri ikinyabiziga maze ugenzure niba tini yawe nta myenda y'imisoro iriho. Ya message rero nakubwiye hari iyo ukanze hari message itiza, iyo message niyo uzana hano, cyangwa se iyo code baguhaye niyo uzana hano ukahita ushyiramo hano ukatracking code, ukahita ureba arrears cyangwa se amadeni ikinyabiziga gifite. Ni ibintu byoroshye rero, wabasha kubyikorera. Tuzabikora video yihariye ukwayo, tukwereke intambwe ku ntambwe dukore transfer tuyisoze. Tuzabikora muri video yihariye. Nubwo buryo rero mutation ikorwa. Mwumvishe ibisabwa byose. Niba uzi yuko wagurishije ikinyabiziga ukaba utarakora mutation, wihutire kuyikora kugira ngo utazahura n'ibibazo twagiye tuvuga mu cyigisho. Dusoreje aha ngaha. Ejo tuzatangira icyigisho cyerekeranye n'umusoro ku nyungu w'ibinyabiziga. Icyo cyigisho nacyo ntikizagucike. Bye bye, mwe muri kumwe na Horike. Niyibagirwe gukora subscribe, jya muri comment ugira icyo tubwira, yaba ari inyunganizi ku byo twigishije, aho tutageze wahatubwira, kandi niba ari ikibazo wagizemo watubaza. Bye bye, na ejo.